Mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya tujya dukurikirana ikiganiro gutabarwa n'Imana, ikiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, ukomeze kudukurikirana. Amahoro, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bigomeze kwima muri weho mu mutima wawe, kandi Imana ikomeze kukugirira neza, Imana ikomeze kugutabara no kukwambika izindi mbaraga. Aho muri iki kiganiro dukomeza kubona Imana ari Imana itabara, aho tubona Imana ari Imana irengera abantu bayo, kandi uwayiringiye wese Uwiteka abasha kumutabara, Uwiteka abasha kumuhumuriza, Uwiteka abasha kumugirira neza mu izina rya Yesu. Nongeye kuguha ikaze kuri iki gicamunsi. Uyu ni wa mwanya tuba turi mu kiganiro isaha yo gutabarwa n'Imana. Uyu munsi turagira ngo tuganire ku magambo, umutwe w'amagambo twawise ngo umunyembaraga mu byo ugerageza gukora byose, kandi ugire umwete muri byose niba ushaka gutabarwa n'Imana. Umunyembaraga, b'intwari, haguruka wiba umunebwe. Iyo tugiye mu ijambo ry'Imana akenshi tuzahasanga abantu Bibiliya yakunze kwita intwari, yakunze abandi nanone kandi ikabita ngo abanyembaraga. Uzasangamo ayo magambo abiri, ariko ku rundi ruhande nanone uzasanga hari abandi Bibiliya yise abanyabute, cyangwa se abanebwe, cyangwa se nanone ngo abasinziriye. Ayo mazina yose uzayasangamo, ariko akenshi umuntu akitwa izina bitewe n'ibyo agaragaramo gukora, cyangwa se uburyo bw'imyitwarire ye, cyangwa se mu byo abamo mu buzima bwa buri munsi, yaba imirimo ye y'amaboko ye, imyibwirire ye, mbese uko abantu bamubona, uko Imana imubona. Akenshi ugasanga uwo muntu yiswe izina, ugasanga ari abo biswe imbaraga, abanyembaraga, abandi bitwa intwari, abandi bitwa abanyabute, abandi bitwa abanebwe, abandi bakitwa ibigwari, bitewe n'imirimo y'ibyo bakora. Rero reka dusome mu ijambo ry'Imana, aho turasoma mu gitabo cy'umubwiriza ibice byaho ni 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Jambo riratubwira ngo umurimo wawe werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa se iby'ubwenge. Tumaze gusoma iri jambo ry'Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, tukuretera ijambo mu izina rya Yesu. Ni ijambo risengeye, ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rifite amavuta, ni ijambo rifite ubuhanga n'ubwenge, ariko Mwami risobanurwa n'imbaraga z'Umwuka wawe wera. Nyemerera rero kuri iki gicamunsi abadukurikiye, Mwami, kuri iyi saha ikiganiro gutabarwa n'Imana, aho abatarabashije kutwumva bajya bagisanga kuri YouTube channel ya Frere Tuyisenge, bagasangaho icyo kiganiro, ikiganiro cyitwa gutabarwa n'Imana, aho uyu munsi umutwe w'amagambo twawise ngo umunyembaraga mu byo ukora, kandi ugira umwete muri byose niba ushaka gutabarwa n'Imana. Kuko hari aho twagiye tubona Bibiliya igenda ivuga ngo yewe usinziriye kanguka, n'abandi banebwe igerageza kubakangurira kugira ngo bahinduke abanyembaraga, kugira ngo babashe gukoreshwa n'imbaraga zawe. Rero dusomye aya magambo mu gitabo cy'umubwiriza, ibice byawo ni 9, umurongo wa 9, ngo umurongo wawo wa 10, ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe ngo ukorane umwete, ngo wowe kuzimu aho uzajya nta migambi uzabona, ngo habe no kumenya cyangwa ubwenge. Mu yandi magambo, ngo umurimo wose ugerageje gukora, ugerageje gushyiraho amaboko yawe ngo ukorane umwete.
ngo kubera yuko ikuzimu aho uzajya, kuko ikuzimu byanze bikunze buri muntu wese azabasha gutakaza uyu mubiri kugeza ubwo Yesu azaba agarutse agatwara itorero. Ariko ubundi uhereye kuva ku gihe cya Adamu na Eva twese duca ikuzimu, twese dusubira uyu mubiri usubira mu itaka wavuyemo. Aha rero niho ijambo ry'Imana ritubwiye, Bibiliya ritubwiye ngo ku murongo waho wa 10 mu Mubwiriza ibice 9 ngo ikuzimu aho uzajya ngo nta mirimo uzahasanga. Ikindi ngo nta n'imigambi, nta bigambirirwa bibayo, nta bitega ngo uvuye ngo nzakora byose biba birahari nyine. Ibyo uzahasanga bizaba byikora nyine nk'uko bisanzwe byikora utaranahagera. Ngo ikindi ngo nta kumenya. Ubumenyi akenshi buturuka mu buryo bw'imyigire. Ntabyo uzahagera ngo rero utangire wige ngo utangire ngo uhiringane usome ibyo bitabo ugire gute kugira ngo ugire ubumenyi. Uzasanga byose biringaniye. Ikindi ngo nta n'ubwenge uzahasanga. Hari amagambo 3 ateye ubwoba cyane ngo ikuzimu nta mirimo ihaba, ikuzimu nta mashuri, ikuzimu nta by'ubwenge, nta by'ubuhanga, ntabyo ujya kuzana ujya gushyiraho, ntabyo. Kubera ko umwana w'umuntu akimara kuza kuri iyi si yari yayihawe. Ku ijambo ry'Imana tuvuga mu gitabo cy'Itangiriro haratubwira ngo mwana w'umuntu genda ku isi wimenyereze ibiriho ku isi, genda wimenyereze ubiyobore nurangiza kandi ubitegeke. Rero nyuma y'aho umwana w'umuntu aziye ku isi hamwe no kuyimenyereza, hamwe no kuyitegeka, kuyobora n'ibindi byinshi tutajyamo mu madetaye, sasa turimo turareba igihe yamaze kuyivaho. Biragaragaza ko umurimo wose w'umwana w'umuntu agomba kuwukorera hano kuri iyi si. Umurimo wose ushoboka agomba kuwukora akiri hehe? Akiri hano ku isi. Kuko aho niho azimukira, ahandi azajya nta murimo, nta byo kwiga, nta n'iby'ubwenge bihaboneka. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza. Rero ntabwo turi bugerageze kwerekeza ku banyembaraga cyane, ahubwo numva twari dukwiye kwerekeza ku banebwe cyangwa se abanyantege nkeya kugira ngo tubashe kuba abanyembaraga. Kandi turebe muri izi bimwe mu bice cyangwa se bimwe mu byo Bibiliya yagiye ivuga kugira ngo umuntu yitwe umunebwe cyangwa yinduke umunyantege nkeya. Akenshi Bibiliya yita umuntu umunebwe yakoze iki? Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana itugirire neza. Rero aho turaganira uyu munsi turakoresha ibyanditswe byinshi cyane. Dushobora gukoresha ibyanditswe bigera nko muri 15. Tumaze gusoma kimwe cyo mu Mubwiriza ibice 9 umurongo waho wa 10. Rero twihuza cyane, reka tujya no mu Migani ibice 10 umurongo wa 26. Dusome mu izina rya Yesu. Ngo nk'uko ubushari wa vino usharirira akanwa, kandi nk'uko umwotsi ubabaza amaso, ngo niko umunyabute amerera umutumye. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munyabute, uyu munyantege nkeya, uyu muntu udashobotse ngo uramutuma, ngo yarangiza akarandaga, yarangiza ntava ahari, yarangiza ngo gatesha umutwe. Aha Bibiliya yamugereranije ngo nk'uko umwotsi ubabaza amaso, ngo niko umunyabute amerera umutumye. Ngo ikiriho kandi ngo nk'uko umushari wa vino usharirira akanwa ukawururira cyane. Mwene data, wumva iki kintu cyo kuba umunyantege nkeya, wumva iki kintu cyo kuba umunyabute, cyo kuba umunebwe, cyo kwirozonga no kutavahura no kutagira imbaraga mu byo ukora. Niba ari uwabasha kugutuma, warangiza ukagenda unyonyoma, ukagenda ureduka, umeze nk'umushari wa vino, umeze nk'umwotsi ubabaza amaso. Imigani 12 umurongo wa 24 aho haravuga ngo ukuboko k'umunyamwete kuzatwara. Mu yandi magambo, ukuboko k'umunyamwete kuzayobora, ngo ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa iby'uburetwa. Mere data, nutifuza kuba umunyembaraga, nutifuza kuba umunyamwete, ukaba umunyabute, ingororano yawe ni ukuzaba umugaragu w'abandi. Ngo ariko ijambo ryatubwiye ngo umunyamwete mu Migani 12 umurongo wa 24
haravuga ngo umunyamwete ukuboko kwe kuzategeka kandi kuzayobora, ngo ariko ukuboko k'umunyabute kuzahinduka umugaragu. Twihuse mu Migani 12:27 ngo umunyabute ngo nahigura umuhigo, ngo ariko umunyamwete, kadusome Imigani 12:27 ngo umunyabute ngo nahigura umuhigo, ngo ariko umwete w'umuntu amugirira akamaro kanini. Imana yacu ishimwe cyane. Umunyamwete aba afite impamvu nyinshi cyane mu byo yahize, aba afite ibyo yakwireguza byinshi bigiye bitangaje, ariko ngo umunyamwete, uwo mwete w'ibyo agerageza gukora ngo uzamugirira akamaro kanini cyane mwene data, kandi uzamwungura mu buryo buhambaye, kandi uzamugirira ubuntu, uzamwambika imbaraga. Imigani 13:4 ngo umutima w'umunyamwete urifuza kandi ntacyo uri bubone, ngo ariko umutima kadusome mu izina rya Yesu, ngo umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo uri bubone, ngo ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa byose mu izina rya Yesu. Aha nanone bongeye kuduha urugero rw'umutima w'umunyabute, nanone batugaragariza umutima w'umunyamwete, ngo umutima w'umunyabute ngo ibyawo ni ukwifuza icyama ibicyamana bibiri, ngo ariko umutima w'umunyembaraga, umutima w'umuntu ugira umwete, ugira kuraje, ugira uhora wiruka, ngo ibyawo ni uguhaga. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Imigani 15:19 ngo inzira z'umunyabute ngo imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa, ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nyabagendwa. Ni ukuvuga ngo inzira y'umunyabute kuko ntawe yagiriye neza, ntawe yafashije, nawe ubwe ntacyo yigeze akora, bimubera nk'inzitiro. Abamutumye ntiyasohoje, abo yagambiriye gusura ntiyabasuye. Niyo mpamvu ahangaha Bibiliya byo yabyise ngo inzira y'umunyabute ngo imeze nk'uruzitiro rw'amahwa, aho uwo munyabute atuye ntacyo abasha kuhakora. Niyo mpamvu hamubereye nk'uruzitiro rw'amahwa, yewe nubwo yaba atuye atabasha no kuhakubura, atabasha no kuhakorera isuku, byanze bikunze hazamuhindukira uruzitiro rw'amahwa. Ariko ngo inzira y'umukiranutsi, inzira yiyoborwa n'Imana, inzira yiyoborwa n'Uwiteka, ngo iyo nzira ngo izamuhindukira nyabagendwa. Azasurana bamusure, azabyuka kuri we hase neza, ashimwe muri bagenzi be. Imana yacu ishimwe cyane. Imigani 20:4 ngo nzarimirana w'umunyabute niyihingira, atinya imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire n'icyo abona. Uwo ni wa wundi nzarimirana, nzahingirana, nzaba mbahingira kandi akanababeshya, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo narahiga ariko ntabasha no guhigura, yewe n'abamuhingiye ntiyabasha no kubitura. Aha niwe ijambo ryatubwiye ngo nzarimirana mu Migani 20:4 ngo nzarimirana w'umunyabute niyihingira, ngo atinye imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza, kandi ntagire n'icyo agira gute n'icyo abona. Imigani 20:25 ngo umunyabute yicwa no kwifuza kuko yanga gukoresha amaboko ye. Imigani 22:13 ngo umunyabute ngo arahwaganya ati hanze hari indani, nasohoka yahita nyira. uyu munyabute ubwe yiremera n'ibitariho kubera ubwoba bw'ubunebwe, kubera ubwoba bw'ejo hazaza. ngo umunyabute ku Migani 22:13 ngo umunyabute arahwaganya, yigaragura yihindukiza mu buri, ngo ati hanze, akagira ibyo arimo bitanabaho, ngo hanze hari intare kandi harimo abari kuyitambukaho. Yarangiza akishakira impamvu n'inzitwazo, akavuga ngo yasohoka ngo yanyica, ngo kandi ngo yananyicira mu nzira. Imigani 24:30 ngo nanyuze mu murima w'umunyabute no mu ruzabibu rw'uwo muntu ubuze ubwenge, ngo ndangije mbona wapi nta kigenda. Umunyabute arawaga. Jambo aha riratubwira ngo nk'uko urugi ruhindukira ku mapata, niko umunyabute agaragurika ku buriri bwe. Imigani 26:14 ngo nk'uko urugi ruhindukira ku mapata yarwo,
ngo ni nako umunyabute agaragurukira mu buriri bwe adashaka kugira icyo agira gute icyo akora, agomeza yizunguza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Imigani 26 nanone kandi ku murongo wa 15, umunyabute ngo akora kumbe ngo akananirwa no kwitamika. 16 ngo yibwira ko ari umunyabwenge kurusha abantu 7 bazi ubwenge, ngo kubera abasubizanya impamvu buri kanya abafite impamvu, buri kanya abafite impamvu z'urudaca. Yewe uyu muntu ntawamurusha impamvu, iteka abafite impamvu z'ibi n'ibindi, yumva neza yuko ari uzi ubwenge, akumva ko abisi bose abarusha ubwenge. Twumvishije amagambo ngo yibwira yuko no hanze ngo ari intare, kandi akagira n'inzitwazo ngo ese narinda gusohoka ikanyica. Ikindi akongera mu bihe by'ubukonje akavuga ngo dore hari imvura. Nanone Bibiliya nanone yagerageje kuvuga undi muntu, iravuga ngo witegereze ikirere ngo ntabasha guhinga, ngo kandi n'uwitegereza umuyaga ngo ntabwo abasha gutera. Ahora avuga ngo dore ikirere, ngo dore imvura izagwa, kandi n'ubundi bikarangira itanaguye cyangwa se ikanagwa. Ariko wowe ntiwabikozeho umunyamwete, igwe n'igwe n'ubundi azeza. Ariko umunebwe byazagenda gute mwene data? Aho ijambo ritweretse umunyabute kandi ryongera kutwereka n'umunyamwete. Iyo twongeye kureba, twongera kwitegereza umukozi w'Imana Gideon, ubwo Israel byari mu bihe by'intambara, byari mu bihe bibagoye cyane, byari mu bihe bibakomereye kandi bibaruhije cyane, nuko arasohoka mu myobo. Abisirayeli bishaga mu myobo icyo gihe, yari imyaka myinshi cyane, bagahinga ngo igihe cyo kweza cyagera ngo abamidiyani bakamanukana n'iyonka, bakaza ibintu byabo byose bagakukumba bagatwara. Ngo ariko hari umwana w'umusore umwe ngo nuko akavuga ni ahandi to agasohoka mu mwobo akagenda akajya kwihurira ingano, abantu wenda zihura n'ubundi bazanazitwara. Umunsi umwe akamutuma marayika. Ese reka dutekereze kuri iki kintu. Marayika aba yaratumye ku mugogeno ndebera umuntu wese washize ubwoba. Ageze ijambo rya mbere yamwize ngo bite wa munyembaraga, bite wa ntwari. Rero iyo twahagurutse, iyo twashize amanga, iyo twiyemeje, byanze bikunze Uwiteka twita abanyembaraga mwene data. Niyo mpamvu umutwe w'aya magambo w'inyigisho muri iki kiganiro gutabarwa n'Imana twavuze ngo bumunyembaraga, saba Imana imbaraga, ngo bumunyembaraga mu byo ukora byose, bumunyamwete muri byose, niba ushaka gutabarwa n'Imana, niba ushaka kugirirwa neza n'Imana. Kuko ahangaha ijambo ryatweretse neza yuko Imana itajya yishimira abanebwe kandi itajya yishimira abanyabute. Bibiliya yatubwiye ngo nanyuze ku ruzabibu rw'umunyabute, ngo nuko ndagenda ngo ndarureba ndazenguruka kundumirwa, ngo ngeze mu murima we. Mu Migani 24:30 ngo nanyuze mu murima w'umunyabute, no ku ruzabibu rwe ndurebye ndavuga ngo uno muntu abuze ubwenge. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza kandi ikomeze kutwambika imbaraga muri byose. Ngo ndavuga ngo uyu muntu abuze ubwenge mwene data w'umunyembaraga, yiga uhigure. Vuga ngo ejo nzasenga usenge, vuga ngo ejo nzajya gusura umuntu umusure, bumunyembaraga kugira ngo Uwiteka kwishimire mwene data. Wiba umunebwe mwene data, bumunyembaraga, hindura amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wiba umunebwe bumunyembaraga, bisaba Imana, inginga Imana, hamagara Imana, izaguhindura umunyembaraga. Bene data, hari amateka menshi cyangwa ari ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye bitanga, bw'abantu bagiye bakorera Imana, bw'abantu bagiye bakoresha imbaraga zawo. Reka ukiri kuri iyi si ukoresha imbaraga zawe ntuzayiva hejuru, kubera ko ikuzimu aho uzajya, aho nanjye nzajya, aho n'abandi bazajya, ngo nta mirimo tuzahasanga. Haba no kwiga kumenya tuzajya tuhasanga, haba no gukoresha ubwenge. Imirimo mwene data tuyifite tukiri hano ku isi. Tukiri kuri iyi si nibwo dufite imirimo, tukiri kuri iyi si nibwo dufite ibyo gukora. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ikugirire neza. Mwene data, kwa muganga hari abarwayi, hari imbabare,
abo bose bakeneye ababageraho. Mwene data mu magereza hari imfungwa zibabaye, abo bose bakeneye ababageraho. Mwene data hanze hari imfubyi, hari abapfakazi bakeneye ihumure ryawe. Ukwiye guhaguruka ukagira icyo ukora, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, kuko aho uzajya nta migambi, ngo habe n'ubwenge habe no kumenya. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye mu Mubwiriza ibice 9 umurongo wa 10 ngo umurimo wose werekeje amaboko ukorane umwete, kuko Uwiteka azakugororera. Ijambo ry'Imana kandi rikongera rikatubwira ngo Uwiteka ntazakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, umurimo wose wakoze mu izina ryawe ngo ntazakiranirwa ngo yibagirwa ku kantu kose waba warakoze. Ijambo ryambwiye muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 8 ngo nituvuga ko nta cyaha twakoze ngo tuba twishwa n'ukuri kuba kutari muri twebwe, ngo ariko nituvuge yuko twacumuye, nituvuga ko twakoze icyaha ngo Uwiteka akiranukira kutubabarira. Nanone ijambo rikavuga ngo ntacyanirwa ngo yibagirwe imirimo y'ibyo twakoze. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nanone ijambo riratubwira mu gitabo cy'Abefeso dusoza, Abefeso ibice 5 umurongo wa 14, ijambo riravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriwe kanguka uzuke, Kristo abone ko akumurikira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwene data, iyo tutagize icyo dukora, iyo tutagize gushira amanga ngo dushire amanga, ntacyo tubasha gukorerwa kandi ntacyo tubasha kugirirwa, nta nubwo tubasha kwambikwa izindi mbaraga. Iyo turamutse tutagize icyo dukora kugira ngo duhaguruke, Uwiteka abashe kutugirira neza mu izina rya Yesu. Mwene data, ndakwifuriza kuba umunyembaraga. Niba usinziriye wongera gukanguka kandi wongere kwambara izindi mbaraga kugira ngo Kristo abone uko akumurikira, gufata ukuboko kwambika izindi mbaraga. Muri ibi bihe rero, niba wari umunyabute, niba wari umunebwe, nyemerera dusengane kugira ngo Imana ibashe kugukura mu bw'ubunebwe. Senga, hamagara Imana, bwira Imana ngo Mana nkura mu bunebwe, mpindura umunyembaraga mu izina rya Yesu. Nyambika imbaraga zo kugira umwete muri njye, kuko ubunebwe budaturuka kuri weho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, tumaze kumva ijambo ryawe, nyemerera mwami buri wese udukurikiye nyaguhora ku ngoma, mukuremo ubunebwe mu izina rya Yesu, mushyiremo umutima mushya w'imbaraga. Gendana nawe ongere kumwuzuza izindi mbaraga, ahinduka umunyembaraga, ahinduka umunyamwete, kuko ubunebwe budaturuka kuri weho, ahubwo ubunebwe buturuka ku mwanzi, ku mubi, mu izina rya Yesu. Kandi ngo ubunebwe butuma abantu bakena, butuma abantu bahinduka insuzugurwa, bakahinduka abagaragu aho kuba abayobozi. Mu izina rya Yesu urakoze kubikoza, utanze imbaraga no kuba abanyembaraga. Icyubahiro kibi cyane none iteka ryose, amen. Mwene data udukurikiye kuri iki gicamunsi, wenda ahora kuvuga ngo umunsi umwe nzihana, umunsi umwe nzatura, umunsi umwe nzakira agakiza, umunsi umwe nzemerera Imana tegeke kandi iyobora ubuzima bwanjye. Ndakwifuriza ko aya ari amahirwe yo kongera waba uhawe, kugira ngo nawe uhinduke umunyembaraga. Wivuga ngo uzakizwe ejo, wivuga ngo uzakira Yesu umwaka utaha, ahubwo ukimara kumva iyi audio, aya niyo mahirwe kugira ngo wongere wakire Yesu Kristo kubera umwami n'umukiza, waguhindura umunyembaraga, aguhindurire ugambirira agasohoza, aguhimbirire umunyentege, umunyembaraga, aguhindurire umunyamwete, agukure muri ubwo bunebwe washyizwemo n'ububata bwa Satani, washyizwemo n'icyo cyuka cyo kumva wowe ushaka kwiryamira, cyo kumva wowe ushaka kwirebera amafilime, cyo kumva wowe ushaka kwizerera utaza wumva naho ujya, ahubwo ugahinduka umunyembaraga. Rero udukurikiye, subiramo aya magambo, ni ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice byaho ni 10 umurongo wa 9. Ijambo riravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe ngo uzakizwa. Subiramo rero aya magambo, uvuga ngo Mwami Yesu, ndemera ibyaha byanjye, umbabarire ibyaha byanjye, umbabarire ibicumuro byanjye, weza umutima wanjye, weza ubugingo bwanjye. Izina ryanjye ryandikure mu gitabo cy'urupfu, ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi ndi umwana w'ubwami, kuva uyu munsi ndi umwana wawe, kuva uyu munsi ndi umwana w'Imana isumba byose, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo abemera bose ngo bakwizere izina rye ngo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi ndakira ububasha bwo kwitwa ba mwana wawe isumba byose, mu izina rya Yesu.
kuva uyu munsi sinyura uwa Satani, kuva uyu munsi mbaye umwana w'ubwami bw'Imana. Mwami gendana nanjye muri byose mu izina rya Yesu, amen. Udukurikiye ushake umaze kwatura, umaze gukizwa, umaze kwandikisha amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo, ushaka itorero usengeramo, ziga inyigisho z'umubatizo kugira ngo ubashe kwiga imyitwarire y'abana b'ubwami, ubashe gukomera, ubashe guhamya Yesu Kristo, upfana nawe uzukana nawe ubikoresha mu kimenyetso cy'umubatizo, kugira ngo wongere kuzura izindi mbaraga, nawe Imana igikomeza kugushyigikira muri byose, ibashe kukurwanira intambara zaho ukomoka, ukomoka kwa so na nyoko, kwa sogokuru na nyogokuru mu bisekuru bitigeze bimenya Imana, bamenye ibindi bigirwamana. Ugeze mu nzu y'ubwami bw'Imana ahakwegereye, aho bemera Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo tujye tubasha gufatikanya no kwagura ubwami bw'Imana. Kandi udukurikiye kuri iyi channel ya Frere Tuyisenge wakora share, kugira ngo ubwami bw'Imana bugomeze kwaguka. Rero Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu, amen.